nshaka kubasobanuza kino cyapa ni ubwa mbere mu kibonye ndabizi mu gihugu cy'u Rwanda cyane, ni ubwa mbere mu kibonye mu mategeko y'umuhanda. Ni mu iki cyapa abantu benshi batazi ubusobanuro bwacyo. Nimba nawe uzi ubusobanuro bwa kino cyapa, andika muri komenti umbwire ubusobanuro bwa kino cyapa. N'abantu batwara imodoka cyane n'abantu batwaye imodoka nabashije kubabaza ubusobanuro bwa kino cyapa, ntibabunsubiza muri rusange. Mu gihe kino cyapa kiri mu karere kamwe mu gihugu cy'u Rwanda, niko karere karimo ibi byapa bigera muri bitatu ahagana muri ropuye muri rusange. Ni mu gihe iki cyapa rero nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kuba wakimenya, kereka njyewe nagiye ngasoma igazeti y'ibizamini cyangwa y'ibyapa muri rusange, nkamenya kino cyapa gikora iki, gishinzwe iki muri rusange. Hari abatangiye gukeka ngo iki cyapa ubwo ari icyanditseho sani cya Sasenike. Mwibeshye rwose, iki cyapa si icya Sasenike. Nimara kumenya kino cyapa ko cyazengereza abantu, kimaze n'igihe gitsinda abantu mu mashuri, nafashe umwanzuro wo gufata imodoka ndagenda njya mu mujyi wa Huye kugira ngo nshakishe kino cyapa. Nawe nkubwiye ngo iki cyapa kiri mu karere ka Huye, ariko mbwira ahantu kiri. Ushobora gushakisha ahantu kiri ukakibura, enda nuko nkukopeje. Ndamutse nkubwiye ngo mu gihugu cy'u Rwanda iki cyapa giherereye he, ntago wansubiza. Ni mu gihe iki cyapa umuntu uzakubaza kino cyapa kizaba giherereye ahantu hitwa Huye mu mujyi, hafi ya gare ya Huye, hafi ya ropuwe. Hari ibyapa bibiri hafi ya ropuwe ukata ujya mu mujyi cyangwa ukata ropuwe yo mu mujyi. No kuvuga ngo ibi byapa ni bitatu hano mu karere ka Huye, n'ahandi ibi byapa biba ni hano mu karere ka Huye gusa. Unyomoza aze hano kugira ngo anyomoze, nanjye mubwire uburyo ki cyangwa mbwire ahandi biri muri rusange. Si cyo cyatugenzaga gusa, twari tuje no kureba akajagari kari mu mujyi wa Huye kajyanwe n'abanyonzi cyangwa gukora akazi k'abunyonzi. Nicyo kintu cyari cyatuzinduye, ariko tugiye kureba na kino cyapa cya Sasenike kirimo hano mu mujyi wa Huye. Iki cyapa nta muntu n'umwe ugisobanukirwa, cyangwa benshi ngo bazi ngo ni Sasenike kubera ko kiriho inyuguti ya sa, gusa iki cyapa ntabwo ari Sasenike. Naza kubasobanurira iki cyapa ni ikihe muri rusange. Ni mu gihe twaje no kureba urujya n'uruza rwa Huye cyangwa mu mujyi wa Huye. Muri iki gihe abana bari mu biruhuko muri rusange. Ese umujyi wa Huye umeze ute? Umujyi wa Huye urashyushye, bisobanuye ko umujyi wa Huye ababyeyi benshi bagiye gutora abana babo ku mashuri. Nicyo cyatugenzaga kugira ngo tuganire n'ababyeyi b'abana gusa. Twasanze ababyeyi supermarket, amaduka atandukanye bagiye kuzana abana, tubura abo tuganiriza. Ni mu gihe twari turi hano tuhita tugera ku ngingo ya kino cyapa, aricyo cyatuzanye muri Makenya. Umuntu usobanura kino cyapa ndamuhereza ibihumbi 15, ndetse mube batatu mwandika muri komenti umuntu usobanura kino cyapa ndabasha kumeza ibihumbi 15 y'amafaranga y'amanyarwanda muri rusange. Ubusobanuro bwa kino cyapa n'ububura rero ndaza kububasobanurira kugira ngo nje kubamara impaka cyangwa impungenge. Ariko ngomeza n'abatembereza umujyi wa Huye. Mwabonye umujyi wa Huye kuntu umeze, urakorwa. Abo bantu bo mu mujyi wa Huye barakora, ariko uno munsi koko abana nibwo bashoje amasomo. Umujyi wa Huye murabona ko wari ukonje. Ira muri kubona hari hakurya iriya ni gare, kumanuka ukaza ukagera hano. Sorry, ntago ari gare, iri ni isoko ry'umujyi wa Huye. Ukuvuga ngo kuva hari hepfo ni isoko ry'umujyi wa Huye, ukazamuka usubiza ruguru pana kwa kino cyapa cya Sasenike. Iki ngiki aricyo cyabacanze. Iki cyapa turaza kukigarukaho rero muri rusange. Ahangaha ni mu isoko rya Huye, hakorana na gare ya Huye. Reba kuntu isoko rimeze neza fresh, ngira ngo murabibona. Nagiye nkamera no mu muryango, hani mu muryango w'isoko hinjira mu isoko, kugira ngo ubwo mu isoko muri rusange ngira ngo murabibona. Iki cyapa nagomeje nyigaruraho kugira ngo ndebe ko muri buze kukimenya, kugira ngo muze gutsindira amafaranga muri rusange. Twagiye no kugira mbereke rino soko rya Huye kuntu ari international. Iri ryose uri kubona hano, iri ni isoko. Warebye iri ryose uri kubona riba hano riva naho rigera. Iri ryose ni isoko ry'umujyi wa Huye muri rusange. Rero Huye ni ifite isoko risobanutse mu Rwanda hose. Rero Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Nashaka kukubwira yuko na hano mu karere ka Huye higize kumvikana ikimoteri cyanduba ko kigize gufatwa n'inkongi y'umuriro, ariko byaturutse kuki
ni ukuvuga ngo abantu nibo bagitwitse muri rusange. Aha ndakeka yuko rero ubu murabimenye, ariko iki cyapa ndaguma nyigarukaho. Iki cyapa ndashaka ko mukinsobanurira ubundi ugatsindira amafaranga. Nge ndaza kukibasobanurira nimuza gutsindwa mu gihe video irabimazeho isaha 2 nawe urakimenya, ngewe ndakimusobanura cyangwa ndagishyira muri comment kugira ngo umenye iki cyapa gisobanura iki, ubusobanuro bw'icyapa no ubuhe. Noneho iyi nzu ndashaka kubereka iyi nzu nkuko na ifoto yo gutya. Iyi nzu iri kwino side urabona ko ikoreraho amashami atandukanye, beka nyine amabanke atandukanye. Inyubako rero niyo nyubako ikoreramo ibikorwa bya leta muri rusange mu mujyi wa Huye, amanama, office muri rusange. So nicyo cyangenzaga rero n'abatembereza umujyi wa Huye. Iryo ni isoko ndimo mbatembereza kugira ngo mbereke ibyiza bitatse u Rwanda. Murakoze cyane rero. Huye ni umujyi mwiza wakwituriramo. Huye niwo hantu wo mujyi wa kabiri mwiza naho bihu